Hello guys, nongeye kubasuhuza kuri mwebwe mudukurikirana kuri Smart Income, nongeye kubasuhuza murakaza neza. Iyi ni ya channel yacu isanzwe ibagezaho uburyo ki wakoresha online ukabasha kuba wakorera amafaranga wifashishije telefone yawe. Mbere ya byose banza utambika telefone yawe kugira ngo ujye ubibona neza bigaragara bihagaritse neza cyane nkuko telefone yanjye imeze. Yakurikira witonze. Muri video yari itambutse mu mwanya twari turimo turebera hamwe uko washyira amafaranga kuri account nshyashya. Twari tumaze gushyirayo ibihumbi 76. Uyu mwanya mu video tugiye kuba twarebera hamwe uko wagura igicuruzwa cyawe ukakigura ku buryo mwibutse igicuruzwa tugiye kuba twagura ni igicuruzwa kirajya kiduha amafaranga ya buri munsi. Ntabwo ari cya gicuruzwa kizajya gitanga amafaranga rimwe mu kwezi. Oya, ni igicuruzwa kirajya dufata amafaranga buri munsi uretse ku cyumweru. Turaza tube twakinjira muri account yacu. Mwibutsa niba uri mushyashya, please nongere nkubwire niba uri mushyashya mamagara kuri iyi nimero kugira ngo bashe kuba wamenya amakuru ahagije kuri no business kugira ngo uyinjiremo uyisobanukiwe neza cyane. Andika izi nimero 0711355514. Izo nizo nimero zonyine wahamagaraho maze ukabasha kuba nagusobanurira amakuru ahagije kuri no business, maze nawe ukabasha kuba watangira gukorera amafaranga. Niba utarayimenya urimo uracikwa, iyi business irizewe kandi izamara igihe. Ubwo rero biba byiza ku bantu baba barayimenye bakayimenyera igihe bagashoramo amafaranga yabo kugira ngo babashe kuba bakurikirana bakabasha kuba bakuramo inyungu zabo. Ibaze nk'iyi business waratinze kuyimenya ukayimenya umwaka urangiye, uri kumva ukuntu waba warahombye cyane cyane ku bantu baba baratangiranye nayo baba bamaze kugira aho bagera, baba bamaze kugira level bavaho bagera ku yindi. Ubwo rero niyo mpamvu rero wowe ndi kukubwira injira muri account yawe, wibuke kuba washaringa iyi video na Kanda LIKE unafungure subscribe kugira ngo uzajye ubona amasomo yacu igihe twauploadinze kuri no channel yacu. Mwibutse niba uguze igicuruzwa kimwe biba bisaba kuba wakongera ukagura n'ikindi nta kibazo. Niyo wagira ibicuruzwa 10 muri account imwe nta kibazo. Mwibutsa kugira ngo mu rwego rwo kuba warinda ko account yawe isinzira. Twagiye tugiye kuba twagura igicuruzwa. Amafaranga yacu hano ganze turebe hano mu mafaranga yacu hano hejuru uraza kandi hano handitse mi kurikire. Ahanga urabona amafaranga yacu yagezeho tayari, abari automatically kwaze tuyohereza. Turahita tuza hano handitse tugiye kugura igicuruzwa, turahita tuza dukande hano handitse invest. Aha no tugiye kuba twakanda, kwaza tube twahakanda turangiza dutungukire muri product. Nkwibutsa izi ni product izi za AI. Ahanditse AI niba uyibonye kuri no tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere, ibi bicuruzwa biriho kandi biri kugurwa. Urabona ikigero bari kukibiguraho, urabona ikigero hano bari kujya bagenda babiguraho. Urimo urabona yuko ari ikigero cyiza cyane. Urabona ikigero bari kuguraho iyi ngiyi y'ibihumbi 385. Urabona bari kuyigura ku kigero kiri hejuru cyane kurusha izi zose zirimo ahangaha. Urimo urabibona, ariko twebwe ahangaha izi ngizi baba bisaba gufata amafaranga yawe ukayashyira muri business muri online, ukareba business nziza cyane maze ukabasha kuba wagura product iragufasha kuba yaza ijya ikwinjiriza amafaranga buri munsi. Iyi ngiyi wayigura ari uko umaze kuba wamenyeramo hano muri no business hari inyungu imaze kuba yaguha. Tugiye kuba twaza dukande hano new. Iyi mikino y'abantu bashyashya iri aha hantu handitse new. Aha niho iri, uraza uhita wakandamo ahangaha gatatu mo hagati uhakande. Iyo mikino niho urayisanga cyangwa se izi product bibicuruzwa ngiyi ahangaha. Twebwe icyo turagura ni iki gicuruzwa cya kabiri, bamaze kukigura ku kigero cya 61%. Uri kumva yuko kirimo kiragenda cyihuta cyane. Tuza dukanda hano handitse handitse state hot. Uraza bari ukanda niba ugiye kugura igicuruzwa cyawe uraza ugikandeho. Nurangiza kugikandaho icyo urakora
iki igicuruzwa ni igihingwa mbo twakibara nka product turaza uhita uzamura mwibutsa ahangaha iyi product izinjiza amafaranga hose hamwe ibihumbi 228 ngiri hano mu minsi ingana na 30 buri munsi hazajya hinjira amafaranga angana n'ibihumbi 7600 buri kumva ni 10% rya buri munsi bikumva yuko mwino minsi 30 uzamaze kwinjiza amafaranga hose hamwe ahwanye n'aya mafaranga ahangaha hano uri kubona ko azabara amafaranga menshi cyane kandi ikindi ahangaha aya mafaranga uba wemerewe guhita uyabikura aya mafaranga uba wemerewe guhita uyabikura aya baba baguhaye hano uba wemerewe guhita uyabikura nta kibazo uba wemerewe guhita uyabikura cyangwa se ukayabikura maze kuzira ibihumbi 15 nabyo nta kibazo icyo urakora urahita uza hano hasi urasikorora ngo uzamure uhita uza hano handitse select caption ahangaha uraza uhita uhakanda nurangiza uhita ukanda hano handitse select caption wemezeho aka kazenguruko kano gahite kaza mw'iri bara aka nurangiza urahita uza ukandi hano handitse recharge hano urahita uza ukanda hano handitse recharge hahinduke ibara uraza ukandeho urabona bise naho haza mw'ibara n'icyo duhite dukanda hano hasi handitse join hasi handitse join niho tugiye kuba twakanda n'icyo dukanda join n'iturangiza hano urabona bahita batubwira ati confirma hano turahita dukonfirma mu 76 turahita duhita dukonfirma please mwibutsa niba ugeze ku munota wibuke gukanda subscribe ufungura akazogera nimero uramamagaraho na stance abatazifashe muzandike 7 8 1 3 5 14 kunyandikira kuri WhatsApp ni 0783357934 mwibutsa numara kuba wagera hano uhite ufata screenshot uhite wibuka gufata screenshot nta kibazo ngiyi screenshot turayifashe nurangiza ukande hano handitse okay kurikire urabona yuko igicuruzwa cyacu tubashije kuba twakigura iki hano tubashije kuba twakigura urabona ahangaha hano uko igicuruzwa cyacu kimeze hano urabona uko kimeze buri munsi harajya hinjira aya mafaranga aya 10 handitse daily income 7600 hasi turabona ni itariki baduhaye twanakiguzeho ahangaha buri munsi musaba buri munsi cyangwa saa z'ijoro cyangwa kumanwa uzajya uza urebe aha hantu uzajya uza wowe urebe aha hantu hazajya haba hari icyatsi uzajya uhakoraho numara kuhakoraho hazajya hamera gucya nurangiza ukwande kuri okay amafaranga yawe ugaruka inyuma uzajya uza uyasange hano handitse hano mu kuboko kw'iburyo hasi mu kuboko kw'iburyo hano niho uzajya uza ugakanda nurangiza ukanda hano handitse amafaranga yawe uzajya uhita uyabona ahangaha amafaranga azajya uba winjiza uwo munsi azajya aba ari aha team income ni amafaranga abantu binjiza baba warasharinze linki nabyo tuzabivugaho ko washaringa linki bakajya baguha welcome bonus n'amafaranga ya komisiyoneri aha naho iyo ni total hose hamwe ayo umaze kuba wabikuramwo dore kodi yayo wabikuye uraza ukakanda hano record bakakwereka yo wabikuye atari yakugeraho aracyari kuri banki ahangaha tuzafungura banki abashaka kumenya uko bafungura banki ya buri muntu inyuzwaho amafaranga munyandikire muri comment dore ngaha ni hano tunyura
ngaha handitse my bank niho tuzanyura dufungura iyo banki kugira ngo amafaranga yacu azajye anyura kuri ino banki ahita tugeraho kuri mobile money ku buryo uba wajya kuyabikura. Sawa, ukomeze kugira ibihe byiza, mwibuke gukanda subscribe, munafungura akazogera, maze namwe mukorere amafaranga mwiteze imbere. Naho butaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.